reka duhere mu mwaka w'1944. icyo gihe intambara y'isi ya kabiri haburaga gato ngo irangire. icyo gihe ibihugu byinshi bitewe n'ikibazo cyari gihari byaragiye bihurira mu mujyi muto wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita ngo ni New Hampshire. icyabaye uwo munsi bahuriye ahitwa ngo ni Bretton Woods, cyangwa se habaye inama yitwa ngo ni Bretton Woods Conference. iyo nama ngira ngo benshi mujya muyumva. icyo gihe inama yari yiswe ngo ni Bretton Woods bagombaga kwiga ku kibazo kimwe gusa, bati ese ninde ugiye gukontorora amafaranga, ninde ugiye kuyobora amafaranga. icyo gihe byaje kurangira bigaragaye ko ikigomba kuyobora ari ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, idolari. iyi ni inama yabaye mu kwezi kwa karindwi itariki ya mbere, birazamuka bigera ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1944. icyo gihe ibintu byaje kwemezwa, amasezerano arasinywa, ibyo bihugu byose byari bihari. icyo gihe ibihugu byagombaga kujya muri banki zabo nkuru bifata amafaranga yabyo bikayahindura mu madolari, noneho ya madolari nayo akaza kuba mbega ahindurwa muri zahabu cyangwa se ashyigikiwe na zahabu. byo ngibyo urumva ko ari imyaka 80 ibyo bibaye. guhera icyo gihe ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, idolari, ryabaye igitangaza ku isi, riba igihangange. ariko muri kano kanya nyuma y'imyaka 80 ibyo bitangiye kugenda biba gahoro gahoro kuri iri faranga ry'idolari. iyo systeme cyangwa se iryo faranga ryatangiye kugenda ibyaryo risa nkaho hari ibimenyetso bigaragaza ko riri kugana ku iherezo. muri kano kanya iyo urebye hirya no hino ku isi, systeme ziri kugenda ziri kugenda zigaragaza ko idolari riri kugenda ritakaza imbaraga zo guhaha idolari ryari rifite. izamuka ry'ibiciro riri kuzamuka ku rwego ruteye ubwoba, ndetse by'umwihariko hirya no hino ku isi ariko no muri Amerika indani. igihugu muri kano kanya gisa nkaho cyatumye ibintu bisa nkaho bitangira gusakuza, ndetse n'ibimenyetso bikagaragara ko ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka. ni igihugu bita ngo ni United Arab Emirates. iki gihugu cyatangiye kugaragaza impungenge bavuga bati ese idolari mu gihe ibyaryo ko n'ubundi tubona nta cyizere riri gutanga, ryaramuka ibyaryo byanze twabigenza gute, nayahe mahitamo yandi twaba dufite. iki gihugu ntabwo cyatinye kuvuga ngo andi mahitamo dufite dukwiye no gutangira kuba twiyegereza nonaha ni amafaranga y'Ubushinwa bita ngo ni amayuan. iki gihugu cya United Arab Emirates cyatangiye gusa nk'ikiganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kinagaragaza impungenge ko bakwiye gutangira gushaka ukuntu ubwami bwabo bwo gucuruzamo amavuta ndetse n'ubundi bucuruzi bwabo bakora, cyane cyane ubwenda guhura n'amavuta, byose ngo bigomba gushakirwa uburyo ki bundi byajya byishyurwamo mu gihe idolari baba babona ko badafite amafaranga ahagije, cyangwa se baba babona ko biri kugorana. ibi bintu mu minsi yashize twagiye dusa nk'abagenda babibona cyangwa se tubigarukaho. hirya no hino isi yose yarabibonaga ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ino ntambara yakomeza, hari igihe bishobora kuzarangira ino ntambara ihinduye icyitwa ngo ni petrodollar system, buriya buryo ki bino bihugu by'umwihariko byo mu kigobe bibasha kugurishamo ibikomoka ku mavuta bakabigurisha mu ifaranga ry'idolari nk'uko baba bifite mu masezerano. iki gihugu cya United Arab Emirates cyagiye muri Amerika kirabwira kiti UAE ntabwo ari twe twatangije ino ntambara, ikindi UAE ntitwifuza ino ntambara, ntitwigeze tunayifuza. Amerika nimwe mwatangije ino ntambara, kandi Amerika muri kano kanya ntimushoboye guhagarika ino ntambara. none twebwe nka UAE nitwe turi kwishyura igiciro cyanyu, cyangwa se nitwe turi kubihomberamo. ibaze Amerika mutangije intambara, none twebwe nka UAE nitwebwe turi kubihomberamo, tumeze nk'abari kwishyura igiciro. bakubwira ko ngo miliyari 120 z'amadolari zamaze guhomba cyangwa se zamaze gukurwa ku isoko rya United Arab Emirates. indege ingendo ibihumbi 19 zarahagaritswe, barazikansurinze izo flight nyine 19 bitewe nuko muri UAE nyine intambara yari hari, ubwo nta ndege zajyaga iyo za Dubai, zajyaga iyo za hehe, ubwo nyine bari barazihagaritse kubera bino bibazo byari bihari, ngira ngo murabizi. urumva rero ibyo byose bihita bizanira iki gihugu cya United Arab Emirates igihombo gikomeye cyane. ubukerarugendo bwarasenyutse. buriya kino gihugu cya United Arab Emirates kigira ubukerarugendo buhambaye cyane, nako mujya mubibona. abanyakigali bose uzababona ababonye amafaranga bahita birukira Dubai, gucera urugendo, kujya kureba n'iki kiriyo, kujya kurya ku mafaranga, ndetse n'ibindi bihugu isi yose biri Dubai, usibye no kuvuga ngo Kigali gusa. urumva ayo mafaranga yose kuko ingendo ziba zitari kuba hejuru y'intambara. igihugu ntikiri mu ntambara, igihugu nta ntambara cyatangije, nta ntambara kigeze gishyigikira ngo ibe, na Amerika yatangije iyo ntambara. kirabwira Amerika ngo iyi ntambara iri kuba ntabwo ari twebwe twayitangije. ikindi
30% by'aho amahoteli yaboneraga abakiriya cyangwa se bookings z'abakiriya, 30% byazo zavuyeho. Ntabwo abantu bagikora booking ngo bajye kurara mu mahoteli yo muri kino gihugu cya United Arab Emirates. No, ikindi 16% by'agaciro k'imitungo itimukanwa byaragabanutse. Urabizi kino gihugu gifite imitungo itimukanwa ku rwego ruhambaye. Iyo rero ingendo zitari kuba, ubukerarugendo bwahagaze, ibintu byose byasubiye inyuma kubera izi ntambara ngirane iri kurasa muri UAE, bitewe nuko ngo Amerika yakoresheje ibirindiro byabo, imitungo, agaciro kayo k'imitungo itimukanwa kagabanutseho 16%. Bakubwira ko ubundi United Arab Emirates ifite umutungo uri hagati ya tiriyari imwe na tiriyari ebyiri z'amadolari. Aho ngaho ubwo ngubwo bari kubariramo nyine ya mazu maremare, hano twita ngo ni skyscrapers, ndetse n'inyubako z'ibindi bikorwa remezo. Ariko nta na kimwe muri ibyo ushobora kuhita ufata ngo ugihinduyemo amafaranga ari liquide nyine. Ibyo ni ibikorwa biba bitimukanwa biri aho ngaho, kandi hari igihe amafaranga yihutirwa abakenewe cyane cyane nk'amadolari muri kino gihugu ugasanga ntagabonetse. Iki gihugu cya United Arab Emirates cyajyaga kibona amafaranga y'amadolari menshi yabaga avuye mu kugurisha peteroli ndetse no mu bukerarugendo. Ariko kubera ino ntambara ya Amerika na Iran, ibyo byose bisa nkaho bitakiri kuba. Ntago peteroli iri kugurishwa neza, ntago ubukerarugendo buri kwinjiriza UAE amafaranga afatika, bega ibintu bisa nkaho byasubiye inyuma. Ibyo rero nibyo byatumye noneho United Arab Emirates irakara. Nakubwiye ngo bino bihugu byo mu kigobe bimaze kurakara, kandi byarakariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo byatangiye no kubona ko Amerika isa nkaho yabafurabye. Amerika idafite ubushobozi bwo kubarinda no kubitaho, bakagombye gushaka undi muntu uzajya ubitaho. Yabigenje gute rero United Arab Emirates maze kubona ibyo bintu? Icyo bakoze ni iki? UAE cyangwa se United Arab Emirates bagiye muri Amerika, bajyana icyo twakwita nk'icyifuzo bamenyesha muri Amerika. Nimba twakwita icyifuzo, nimba twakwita proposal, ariko bagiye bamenyesha Amerika ngo dukeneye ibi. Ati turagira ngo dusinyane amasezerano namwe yo kugurana amafaranga. Icyo kintu sinzi ni bucyumva. United Arab Emirates yagiye muri Amerika irabwira ngo bitewe n'ibibazo bihari by'iyi ntambara yanyu mwatuzanyeho, turagira ngo dusinyane amasezerano yo kuba dusimburanije cyangwa se tuguranye amafaranga. Iyo deal ikorwa gute rero? Twebwe nk'igihugu cya UAE turafata amafaranga y'iwacu bayita amadiramu cyangwa se amadiramu n'amafaranga yo muri UAE bakoresha. Ayo mafaranga turayafata tuyabahereze nk'abanyamerika, mwebwe abanyamerika muduhe amadolari tuyatware. Ibintu nibyongera gusubira ku murongo byagenze neza, tuzasana aya madolari mwaduhaye tuyabasubize, namwe mudusubize amadiramu yacu. Mbega bagiye gutira amadolari, kuko idolari muri kano kanya urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane muri UAE. Ati mugiye kuduha amadolari, tubaha amafaranga y'iwacu, nibikunda tuzabagarurira amadolari yanyu. Ayo madolari urumva ko ari menshi. Ibi ngibi ntabwo UAE yakoze ari nko kujya gusaba nyine nk'uko umuntu asabiriza abwira Amerika. Oya, iyi UAE yagiye imeze nk'itegeka, kuko iyi UAE ni igihugu cyigenga. Impamvu cyagiye gusaba Amerika ayo mafaranga nuko Amerika yiyemeje kwita ngo ni umurinzi wa UAE cyangwa se ni umurinzi w'ibihugu byo mu kigobe. Ndetse nanone kuba UAE yajya gusaba Amerika amafaranga mu madolari yihutirwa kandi menshi, ni ibintu ifitiye uburenganzira yemerewe, kuko niwe mufatanyabikorwa twakwita usa nk'uhambaye, nk'ushikamye muri bino bihugu byose byo mu bigobe. Mbere na mbere iyi UAE yarinze ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemerera na Amerika gukoresha ibirindiro byayo yataka Iran. Ari nabyo Iran yabajijije ikavuga ngo mwatumye Amerika twataka iturutse iwanyu. UAE barayirashe bikomeye cyane. Iran yabarasheho ibitero byinshi cyane kurusha ahandi hariho hose muri bino bihugu byo mu kigobe. UAE yakiriye ibikorwa bya Amerika byinshi cyane, ibarindira umutekano. Mbega UAE niwe mufatanyabikorwa mbega uhambaye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Rero ubu ngubu ikeneye amadolari UAE mu buryo bwihutirwa cyane, yagombaga kujya kuyasaba Amerika. None Amerika bagiye gusaba amafaranga ngo iri kuzuyaza mu kuba baha UAE amadolari babasabye. Ngo Amerika iri kubigendamo gake, iracyari kubyigaho, ntibashaka kuhita babyumva neza. United Arab Emirates bamaze gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika amafaranga y'amadolari, bakabona Amerika iri kubigendamo gake, iri kuzuyaza. Uzi icyo UAE nako amasezerano 28 mu munsi umwe. Ayo masezerano yari ari mikirero Ubushinwa bwagiranye na UAE. Ni ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na UAE,
bari basanzwe n'ubundi bafitanye muri ubucuruzi bukomeye cyane. United Arab Emirates n'Ubushinwa bagiranaga ubucuruzi bwageraga hafi ku mafaranga angana na miliyari 111 z'amadolari ku mwaka. None ibaze Ubushinwa bwasinyanye amasezerano na UAE yandi agera kuri 28, bivuze ngo ayo mafaranga agiye kwiyongera cyane, azajya bari hagati y'ubuhahirane bw'Ubushinwa na UAE ndetse n'ishoramari n'ibikorwa remezo, ikoranabuhanga, kwishyurana mu mafaranga y'Ubushinwa mu by'ingufu cyangwa se mu bikomoka kuri peteroli n'ingufu muri rusange. Byose ni ukuvuga ngo basinyanye ko UAE igiye kujya yishyurana n'Ubushinwa hagakoreshwa amafaranga y'Ubushinwa nyine ano bita ngo nama yuan. Ubushinwa ntabwo bwigeze buza kureba UAE ngo bababwire ngo muhitemo twebwe Amerika muyireke. Oya, Ubushinwa ntabwo ari uko bukora, bwaje buricecekera. Ubushinwa ntabwo bwaje butegeka UAE ngo muri politike mugomba kujya mujya kuri uruhande mukubahiriza ibi, nk'uko Amerika igiye gukorana n'igihugu izibategeka ngo muzajya mukora ibi, ibindi bihugu nka biriya by'Ubushinwa nazo Abarusiya mubigendere kure mukorane natwe gutya. Oya, Ubushinwa ntabwo ari uko bwabigenje, bwo bwaje burabwira ati twisinyira ibyo dusinya. Nta gasupo zindi babahaye. Ubushinwa bwaje bwitwaje ikaramu n'amasezerano 28 gusa. United Arab Emirates bahita basinyana n'Ubushinwa. Igihugu cy'igihangange ku isi rero iyo bari kugenda bagisimbuza cyangwa se bagisubiza inyuma, ntago bakoresha intambara cyangwa ujye kurasa icyo gihugu ya, ahubwo ni imikono y'amasezerano igenda isinywa hagati y'ibihugu gake gake. Ngakura twagiye kono tukabona ari ibihugu bitangiye kugenda byishyira hamwe bivuga bati mu gihe Amerika idahari byagenda ukundi, kuri bagenda basimbuza igihugu cy'igihangange. Mu gihe Amerika idahari twakuraho intwaro, twakuraho ibikoresho, umutekano wacu twawurinda gute, bwa buhangange bwa kiriya gihugu twabusimbuza gute. Nuko nguko imikono igenda nyine ishyirwaho, abantu bakagenda bagusimbuza gahoro gahoro bicecekeye, kugira ngo wumve ukuntu irino faranga ry'Ubushinwa bita ngo ni iri yuan riri kugenda risa nk'irisimbura cyangwa se rishobora no kubangamira cyane icyitwa ngo ni petrodollar system yari imeze nk'ari urutirigongo rw'ubukungu bwa Amerika. Nimba ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane Ubushinwa bwarasinyanye amasezerano 28 na UAE, harimo nayo kugura ibijyanye n'imbaraga cyangwa se n'amavuta, bakabijya babigura mu mafaranga y'Ubushinwa y'amayuani. Uri kumva ko ari icyambere. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane ibi byarabaye. Igihugu cy'Ubuhinde cyanyujije amato yacyo atwaye ibikomoka kuri peteroli, banyuza ubwo bwato muri mu muhora wa Hormuz, birangira batishyuye mu madolari, bishyura mu mafaranga y'Ubushinwa y'amayuani. Ku itariki 19 ejo bundi nibwo United Arab Emirates bateye ubwoba Amerika cyangwa se babwiye Amerika ngo nimba tubasaba amadolari mukazuyaza kuyaduha, tugiye kubavugururisha cyangwa se tugiye kubasimbuza ifaranga ry'Umushinwa bita iri yuani. Ibyo byose byabaye mu minsi itarenga 10. Ibi ntabwo ari ibintu byabaye nk'impanuka, ni ibintu byari byateguwe neza. Ntabwo rwango ni ikintu cyabyutse kiba nk'impanuka. UAE ishobora no kuba iri kwiyenza kuri Amerika mu rwego rwo kugira gusa ngo ibashe kwegera Umushinwa. Ndetse nanone bino bikaba imibare no gutegura ku iki gihugu cy'Ubushinwa kiri gufatirana ino minsi Amerika ihugiye mu ntambara. Amerika buri ihugiye mu ntambara, ihugiye mu guserera n'ibihugu byara abavandimwe. Amerika ntago iri kwita kuri Israel, ko ntago iri kwita kuri bino bihugu byo mu kigobe. Kubona ngo ubungu ibihugu byo mu kigobe byararakaye bivuga bati Amerika ko kidakuraho amato kugira ngo umuhora Hormuz ufungurwe, ibintu byacu byongere bisubire ku murongo. Ariko Amerika ibyo ntiyita ibikora. Ibyo ngibyo Ubushinwa burabibona ko biriya bihugu bitari kwiyumvamo neza Amerika kubera icyo kintu. Bino bihugu bigatangira noneho Ubushinwa bugahita butangira kwinjirira bino bihugu, bubabwira batari ko twe twakwikoranira gutya mu bucuruzi bijyanye n'ibi. Aba nabo bagahita bavuga ati ahari ko komenya ari nacyo gihe. Ibi bihugu byo mu kigobe ni ibihugu bimaze iminsi biri kugendera muri iyi ntambara, byishyura igiciro cy'intambara kandi atari intambara yabo batangije. Muri Amerika igihugu kiri kurwana, kiri mu ntonganya. Ubushinwa buri gusinya amasezerano hirya no hino n'ibi bihugu byo mu kigobe n'ahandi hose. Ubushinwa bwo buri kwisinyira amasezerano, kandi ano masezerano y'ibihugu aba ari amasezerano azamara igihe kinini, ni amasezerano azagahindura byinshi. Mu gihe turi kubona Amerika iri kuboroka amazi ivuga ngo nta mato y'ubucuruzi yinjira nta nasohoka, Ubushinwa buri gushora imari. Mu gihe Ubushinwa buri kugenda bwiyegereza abakunzi, bwiyegereza ibindi bihugu, abafatanyabikorwa, muze dukorane dusinyane. Amerika yo turabizi ko iri kugenda itakaza abafatanyabikorwa, guhera mu Burayi gukomeza hirya muri Aziya. Amerika iri kugenda itakaza ibihugu by'abafatanyabikorwa muri kano kanya. Iyi ntambara twakwita nk'ikirangaza kuri Amerika n'iterambere rya Amerika.
iyi ntambara iri kugenda iba nk'amahirwe n'amarembo mashya ari gufunguka ku gihugu cy'Ubushinwa biyongerera n'ubuhangange. Narakubwiye ngo iki gihugu cy'Ubushinwa ibi bintu kirimo kiri kubikora kibizi. Nimba igihugu kibona Iran iri kurwana na Amerika kikavuga ati Amerika ni kubita Iran vuba vuba bikarangira vuba, ino ntambara ikahita irangira vuba, Amerika hari ukuntu tutari buze kuba tuyisebeje ngo tugaragaze ko ifite icyuho mu buhangange bwayo. Ubushinwa agatangira koherereza intwaro n'ibikoresho Iran mu rwego rwo kugira ngo Amerika ibirangariye muri iyo ntambara, intege nke zigenda zigaragara mu gisirikare cya Amerika, maze ubundi Umushinwa nawe ano mahirwe y'iyi ntambara iri kuba aba yafatirana. Nimba bakubwira ngo kino gihugu cya United Arab Emirates cyangwa se no leta ya United Arab Emirates, kuko bafite amaleta menshi cyane, ni ihuriro ry'amaleta, ni ukuvuga ngo ku mwaka bajyaga bakora ubucuruzi bungana na tiriyari imwe y'idolari y'ubuhahirane. Ibaze iyo tiriyari imwe y'idolari nimba yakorwaga mu mafaranga y'amadolari, ko ubu ngubu bikaba bigiye guhinduka iyo tiriyari y'idolari ikajya ihindurwa cyangwa se ihererekanywa mu mafaranga y'Umushinwa. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko buri kampani yose ikorera muri Dubai izajya yishyura mu mayuwani. Buri bugure bwose bubaye cyangwa se buri mafaranga ahererekanyijwe muri business ya real estate muri Dubai cyangwa se no muri United Arab Emirates muri rusange, byose bizajya byishyurwa mu mayuwani. Buri mafuta yose agurishijwe na UAE yishyurwe mu mayuwani. Buri bakerarugendo bose bazaga muri United Arab Emirates binjire bahindura amafaranga cyangwa bavunjisha amafaranga yabo mu mayuwani mbere na mbere. Kindi iyo ubonye ngo ino UAE cyangwa se United Arab Emirates ntabwo kinari igihugu gusa, ahubwo imeze nkaho ari ihuriro cyangwa se ikaba igicumbi cy'ubukungu bw'icyo twakwita ngo ni uburasirazuba bwo hagati bwose. Buriya United Arab Emirates nicyo gicumbi cy'ubukungu bwa Middle East. Iyo rero igicumbi cy'ubukungu gihindutse kigahindura amafaranga cyakoreshaga kigakura amadolari kikishyirira amafaranga yacyo mu mayuwani y'Umushinwa, bihita bisobanura ko n'ibindi bihugu hafi ya byose byo muri Middle East bihita bimera nk'aho bikurikiye uwo mujyi umwe w'igicumbi cy'ubukungu aho kiri kugana. Ibi ngibi nimba biri kuba Saudi Arabia iri kubireba, Qatar iri kubireba, Kuwait iri kureba iri gukorwa na United Arab Emirates, bivuze ngo United Arab Emirates nimara kumuvinga cyangwa se nimara kwerekeza ku mafaranga y'amayuwani n'ubucuruzi ikatangira kubukoresha mu mafaranga y'amayuwani, ikigobe cyose kiraza guhita nacyo gikata inzira, bose bahita berekeza kwikoreshereza ifaranga ry'Umushinwa. Aho ngaho petrodollar systeme yashyizweho kera iraza kuba imeze nkaho bari kuyirangiza gahoro gahoro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze imyaka irenga 50 bubatse ubufatanye n'ibi bihugu byo mu kigobe, ndetse ni nabwo bahise bagirana amasezerano ya petrodollar deal bayigiranye na Saudi Arabia, ko bino bihugu byo muri Saudi Arabia bigomba kujya bigurisha amavuta yabyo mu ifaranga ry'idolari hari mu mwaka w'1974. Icyo gihe Saudi Arabia yumvikanye na Amerika ko buri mafuta yose bazajya bacuruza cyangwa se bikomoka kuri peteroli bigomba gucuruzwa mu ifaranga ry'idolari. Bino bihugu noneho byo mu bigobe byose nabyo byahise bigendera muri uwo mujyo, bivuga ko amavuta bigiye kujya biyagurisha, bizajya bigurisha amavuta yabyo biba byacukuye, bizajya biyagurisha mu ifaranga ry'idolari. None ayo mafaranga byinjije y'amadolari ibi bihugu bikayafata bikajya kuyashora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagomba kujya bashora n'amafaranga ku isoko ry'imigabane ya Amerika cyangwa se ku isoko rya Amerika muri bonds zino za leta. Ko mu yandi magambo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaberetse ko isi yose izajya ikenera amadolari kugira ngo bagure amafuta, bitume ibihugu hafi ya byose byo ku isi bigenda bifate ayo mafaranga y'amadolari aba ariyo bishyira mu bubiko bwabo cyangwa se ariyo bashyira muri reserve zabo. Noneho ayo mafaranga n'ubundi urumva birangira yongeye akagaruka akagera muri Amerika. Ibyo bigatuma Amerika iguma ikize kandi ifite imbaraga, ndetse bikanatuma idolari ariyo mafaranga ya mbere akomeza kuyobora ku isi. Mu yandi magambo ibihugu haraho byageze noneho nabyo bitangira kubona ko bikwiye kujya bitangira kubika mu banki centrale yabo, bagatangira kwibikiramo zabaho kugira ngo babike amafaranga y'amadolari kubera gutinya ibihano. Urumva umuntu gufatira ibihano kandi ukoresha n'amafaranga yari ubitse mu bubiko biba byoroshye cyane. Ibihugu rero byatangiye kongera kuvuga ati igihe nyamara kirageze kugira ngo bonds zacu dutangire tuzigurishe tuzisimbuje amazahabu. Buriya ni ukuvuga ngo iyi mitungo yawe uyibitse mu ifaranga ry'idolari uba uri umunyantege nke imbere y'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo bagiye kugufatira ibihano
biroroha cyane. Niyo bagukupira ya systeme ya Swift nk'igihugu cyangwa n'ubundi buryo bwabo bwose bufite buhuriye n'ifaranga ryabo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko aba ari ryo rigutunze, ari ryo ukoresha cyane, umunyamerika igitutu cye cyita cyoroha kuko abagufite kabisa. Ibyo rero nibyo byabaye muri reserve z'Uburusiya, aho imitungo y'Umurusiya bagize gutya bakayihagarika mu ijoro rimwe mu kanya nk'ako guhumbya. Gusa ibyo ntabwo bivuze ngo ifaranga ry'idolari ryarangiye. N'ubu tuvugana ni ryo rikiyoboye ku isoko, gusa bino bikwereka ko abantu kumwe bari biteze idolari bavuga ngo rino ntaho rizajya, cyangwa se umutekano wacu uri mu idolari 100%, ntago ariko biri kugaragara. Ibi bihugu bitangiye kugenda bisa nk'ibigaragaza ko bitizeye umutekano w'idolari. Ni kumwe ikintu kiba kikiyoboye aricyo mukiri gukoresha, ariko impungenge no kubona ko mukwiye kuba mufite ikindi mwasimbuza iryo faranga kugira ngo mwizirike ku ifaranga rimwe, niho urugendo rumeze nkaho rugeze muri kano kanya. Ibi nanone si ubwa mbere bibaye, si ubwa mbere idolari ritangiye guhura n'imbogamizi, ukabona hari abantu bameze nk'abashaka kumera nk'abarivaho, nk'abarirwanya bakajya ku bindi. Buriya mu mwaka wa 2000 mu bintu Saddam Hussein buriya nawe banayigarura akavuga ko biri mu bintu nabyo yagiye azira, harimo ko buriya Saddam Hussein mu mwaka wa 2000 yafashe ibikomoka kuri peteroli byavaga muri Iraq, aravuga ati ntabwo nzongera kubigurisha mu madolari, ibihugu bizajya biza kugura bijye bizana amayero. Libya nuko nguko mu mwaka wa 2009 nabo bari batangiye kuvuga ati agomba kujya ifaranga riri inyumwa na zahabu, ati nibwo tuzayatugurisha amavuta yacu. Ndetse buriya n'iki gihugu cya Venezuela mwagiye kubona mukabona perezida wacu baragiye baramufashe baramutwaye. Kira gihugu cyari cyarafatiwe ibihano, ariko kiravuga ati amavuta yacu bayafatiye ibihano, reka dutangire noneho dukwepere ku ifaranga, dutangire dukwepere ku ifaranga ry'Iwani cyangwa se nabazanya amayero, abari bo tuzajya tugurisha nyine amavuta yacu ari kuzanya amadolari, kubera natwe badufatiye ibihano, umuntu uzanye amadolari ntabwo tuzajya tumugurisha amavuta. Icyo gihe nibwo bahise batangira gushyiraho amato menshi y'ibanga atitwa Karaya Venezuela, agomba kujya gurisha amavuta ku Bushinwa, Ubushinwa bukishyura mu mayuwani. Ikindi, bino bihugu bigize BRICS, Uburusiya, Ubuhinde, bino bihugu mbega byose mumaze kubona bimaze iminsi mubona byagiye bikishyira hamwe, Bushinwa byagiye bikishyira hamwe, bikavuga ngo biri muri mu cyitwa ngo ni BRICS, nabo ubwabo hagati yabo biriya bihugu, kandi mbona ko ari ibihugu by'ibihangange, ubucuruzi buba hagati yabo bemeranije ko bagomba kujya babukora mu ifaranga rigira yuwani, cyangwa se bikaba byaba hagati y'amafaranga yabo bwite, kugira ngo ubone ukuntu ibihugu bimeze nkaho bimeze nk'ibiri guhangana n'ifaranga rya Amerika, kuko bazi ko ariho rwo rutirigongo rw'ubukungu bwa Amerika. Igihugu cya Iran muri iyi ntambaro rwo yari kuba, ndetse na n'uyu munsi bagezeho baravuga ati hari amato tuzajya twemerera y'ibihugu by'inshuti azajya aca umuhoro wa Hormuz, ariko ayo mato agomba kujya yishyura amafaranga, kandi ayo mafaranga bakayishyura muri systeme cyangwa se mu buryo hishyurwa amafaranga y'amayuwani apana wo kwishyura amadolari. Ibyo byose urumva mu gihe biri kuganishamo idolari. Mu yandi magambo, ubuhangange bw'idolari buri gushidikanywaho muri kano kanya. Ntabwo ubuhangange bw'idolari bwashize, ariko buri gushidikanywaho bikomeye cyane, buri kushekasheka. Amakuru ari kugaragaza ko kuva Iran yatangira kwishyuza amato y'ubucuruzi yikoreye amavuta agomba guca umuhoro wa Hormuz, kandi hagakoreshwa ni systeme ihuza amabanke, ni buryo bwo kwishyurwa nk'urabona Swift nyine bishyura amadolari. Umushinwa nababwiye ko agira icyitwa ngo ni CIPS, bivuga ko ngo CIPS mu munsi umwe yaciye agahigo ko gukorera cyangwa se ko kunyuraho tiriyari imwe na miliyoni 220 z'amayuwani ku munsi umwe. UAE yamaze guhana none Leta Zunze Ubumwe za Amerika iminsi 2 kuba bamaze kumenya neza ko baha amafaranga yabo, cyangwa se bakayita babasimbuje bikoreshereza amafaranga y'amayuwani, ariko n'ubundi uri kubona ko ariyo gahunda yatangiye. Hari ibihugu bimwe na bimwe byavuzwe ko bishobora gutangira kujya bivuga ati nka za Saudi Arabia n'abandi ati wenda nimba hari amavuta twacuruzaga hanze 20% by'amavuta twacuruzaga turayacuruza mu mayuwani, 80% bigume wenda mu madolari, ariko tayari aho ngaho kaba kabaye biba byatangiye. Mbega ni ukuvuga ngo icyitwa petrodora kiba kimeze nk'ikiri kugenda kigongwa, cyangwa se nk'igisimbuzwa petro yuwani. Reka dukomeze tugende tureba impinduka ziri kugenda ziba. Ibyo ni bimwe mu mpinduka ziri kugenda ziba zitewe n'iyi ntambara, aho bamwe mu basesenguzi cyangwa se mu barebera kure bavuga ngo Amerika ishobora kuba iri kugenda yijugunya mu kintu gikomeye cyane, kuzikuramo bishobora kuzabagora. Ariho n'abandi babonera bakavuga ngo umuntu wa mbere uri kungukira muri iyi ntambara, cyangwa se uri gutsinda ino ntambara mu ibanga rikomeye, ni Umushinwa wibereye inyuma mu gikari. Ibuka gukora subscribe, ndaje turebe n'ibindi byose byiriwe biba uyu munsi.